Umutahira TV. Yes, inshuti bakunzi b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana. Kuri mikoro ndi Leonari, iyi ni Umutahira TV. Reka rero twongere tuganire nk'uko bisanzwe, tuganire kuri network ku kigendanye n'ibintu bibiri muri iyi minsi ndimo kubona birimo kugenda bituma abantu bahomba coin zabo bamayininze bakamara igihe kirekire bazimayininga, hanyuma kubw'amahirwe zikaza kugera no kuri wallet ndetse no kuri available balance zikahagera, ariko nyuma yo kuhagera bakazibura mu buryo bubiri butandukanye. Nari kuvuga n'ubundi buryo bwa gatatu bugendanye no kugurisha zabo, bamwe na bamwe bagenda bagurisha, ariko bwo ntago nza kuvuga kuko abazigurishije akenshi bagiye babikora ku bushake bwabo, wenda bo bashobora kuzicuza nyuma yo kubona open mainnet yabaye bakabona baragurishije ubutunzi bwabo bari bafite. Abo bazamera nka wa mugabo wa mininze bitcoin, igihe kimwe akajya muri resitora akazigura ibicapati, hanyuma akarya ibyo bicapati bikarangira, uyu munsi akaba yicuza ibyo yakoze. Rero reka tuvuge kuri ibi bintu bibiri abantu barimo guhomberamo. Ikintu cya mbere ni ikintu cyo kuba warafunguriwe n'umuntu akagusigaranira password na passphrase. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuba warafunguriwe n'umuntu cyangwa se warifunguriye account ya network ukabika passphrase ukazibika nabi ku buryo uzibura. Abantu bamaze igihe bantera akamu, bampamagara, banyandikira, bambwira kuri ibyo bibazo. Ibi bibazo iyo mbibwiwe n'abantu barenze 2, 3, 4 kuri buri kimwe muri ibi ngibi maze kuvuga, mpita mbona yuko ari ikibazo gikomeye tugwiye gukoraho ikiganiro, kugira ngo abumva iki kiganiro bashobora kuba bahura n'ibi bibazo bagerageze kwirinda kugira ngo bitazababaho. Reka nkwereke ubu butumwa uyu muntu yanyoherereje, hanyuma asaba ubufasha bw'icyo twamumarira, hanyuma nawe urebe ko hari ikintu ngewe nawe twafatanya, hanyuma tukagira icyo tumumarira. Uyu nguyu rero yanditse iyi message ayinyohereza kuri WhatsApp agira ati, dukeneye ubufasha bwanyu pe. Umuntu wadufunguriye abantu yafungurije bose babuze zabo, nanjye ndimo mumfashe pe. Mu by'ukuri umuntu nk'uyu nguyu ufite ikibazo kimeze gutya, ni iki wamufasha? Ni iki wamufasha? Cyane cyane ko abantu hari igihe baba batazi ibi bintu by'ikoranabuhanga bikagora cyane, uhereye ku gufungurirwa account ya network ukageza uyu munsi akaba yarafunguriwe n'umuntu, ariko uwo muntu akaba yarafite umugambi wo kumutwara azamayininga zikagera kuri wallet address ndetse zikagera kuri available balance. Izi zageze kuri available balance nizo batwaye uyu muntu, none arimo gutabaza amazi yarenze inkombe. Gusa icyo nakugiraho inama wa muntu we, niba koko baragutwaye zawe ziri kuri available balance, uraza kureba muri history, urebe transaction zagiye zikorwa kuri account yawe ya network, uraza kubonamo wallet address zatwaye izo zawe. Ziraza kuba zimeze nkaho wazoherereje izo izo rero nizo ushobora gukora igikorwa cyo kuzitangira raporo
unyuze aho batangira raporo y'ibyangiritse kuri akawunti yawe ya Pi Network, hanyuma ugategereza icyo Core Team izagusubiza. Ushobora gusaba icyo ushaka kuri iyo wallet address yagukoreye ayo manyanga. Iki rero ni ikibazo maze kubona gifitwe n'abantu benshi kandi kizagirwa n'abantu benshi, ndetse hariho n'abantu bari gufungurira abandi Pi Network uyu munsi badafite umutima wo kugira ngo nabo bazatunge Pi Network, ahubwo bafite umutima wo kugira ngo bazabibe Pi zabo, bategereje ko nizigera kuri wallet zikagera kuri available balance bazazibatwara. Hari n'abandi bantu bafunguriwe n'abandi bene wabo cyangwa se inshuti zabo cyangwa se abagiye babakangurira ibi bya Pi Network, ariko bo bakaba batarakorerwa migration ngo Pi zabo zigere muri wallet, hanyuma nizimara kugera muri wallet bazikoresha. Abo bantu rero barabafunguriye, ariko uyu munsi barekereje kugira ngo zigere muri wallet, nizigera muri wallet bahite bazibatwara. Mwebwe rero mutarabona migration, icyo nabagiraho inama, niba birimo gukunda muhindure passphrase zanyu, muhindure na password. Ubu bujura bushingiye kuri passphrase ndetse na password. Ubushize nabasobanuriye uburyo umuntu ashobora kugutwarira Pi zawe adafite password yawe, afite passphrase zawe gusa. Niba uzi neza yuko cyangwa se utazi neza yuko bishoboka, uze kumbwira muri commentaire, ndaza kukwereka uburyo bishoboka uko bashobora kugutwara izo Pi. Ibyo ngibyo bikwereka yuko ugomba kubika neza passphrase zawe ahantu hizewe, ku buryo zidashobora kubura cyangwa se ku buryo zidashobora guhubangana. Ugahora uzisura, ugahora uzireba, ukareba ko zibasha gufungura wallet yawe, kandi akaba ari nta wundi muntu uzi neza ko azizi. Uwo ni umuntu wa mbere, cyangwa se icyo ni ikintu cya mbere muri bintu bibiri nahoze ndimo kubabwira. Ikindi kintu cya kabiri ni ikintu cyo kuba warafunguye account ya Pi Network, ugafungura wallet address muri kabiri, ukazipestinga muri gatatu, ukazipestinga muri gatandatu, warangiza migration ukayibona kuko wapashije KYC neza, byose bikaba bibaye sawa. Ariko ukaba warabitse passphrase zawe ukazibika nabi. Ubwo buryo bwatumye uzibika bubi, bugatuma utongera kuzibona kubera impamvu zitandukanye. Wenda wazibutse ahantu urangije urazibura, ntiwazanditse ku rupapuro cyangwa se muri agenda ngo uzibike ahantu ku buryo uzajya ugerageza kuzifunguza. Nta nubwo ufunguza fingerprint kuri iyo device ufite kugira ngo ujye ugerageza mu gihe wazibuze ufunguze fingerprint mu gihe wayemejemo, mu gihe no mu buryo busanzwe uyifunguza, hanyuma ngo numara kuyifunguza ujye muri wallet ubone kongera gukopiya passphrase zawe. Mu gihe cyose uzaba udafunguza wallet yawe igikumwe, ntabwo ushobora kuzagera kuri wallet address ngo ubashe kongera gukuramo ziriya passphrase zibitsemo zigufungurira wallet. Ibyo rero nabyo bituma abantu benshi bahomba bakabura Pi zabo. Aho rero bazibura gute? Uburyo baziburamo ni ukuvuga ngo mu gihe cyose uzabura passphrase zawe, nta bundi buryo wafungura wallet yawe kandi uzi neza yuko hagezeho Pi zawe. Icyo gihe ikizabaho nuko uzahomba Pi zose zageze muri wallet, ari ziri kuri available balance ndetse n'izirokinze. Umuntu umwe yarampamagaye ejo ambwira icyo kibazo, ambaza niba hari icyo namufasha, ambwira ko kuri wallet ye hari haragezeho Pi zisaga 400. Hanyuma ambwira yuko nta passphrase agifite, yazibuze. Mubwira yuko
nta bundi buryo keretse gushaka aho yazishyize akazibona, yaba atazibonye agakora indi passphrase, agakora indi wallet nshyashya. Hanyuma yamara gukora indi wallet nshyashya agahita ayipestinga muri 3, akayipestinga muri 6, hanyuma agategereza ko hazabaho migration ya 2. Hamara kubaho migration ya 2, uwo muntu agahita abona Pi ziturutse kuri migration ya 2, ariko iza mbere yarazihombye. Ariko aba bantu hari inama numva nabagira. Hariya dutangira raporo z'ibyangiritse, ushobora kuhatangira raporo z'uko wataye passphrase za mbere, ukagaragaza wallet address ya mbere, kuko mu 9 ibirimo ibigaragara, ukayandikamo ukababwira uti iyi wallet address niyo nakoreshaga mbere, yari yaragezeho Pi. Hanyuma nyuma yabwo nza guta passphrase ndazibura, hanyuma nkora indi wallet. Ubu wallet nakoze ni iyi ngiyi, nayo ukayibabwira. Nifuzaga yuko mwazamfasha Pi zari kuri ya wallet ya mbere mukazinshyirira kuri iyi wallet ya 2. Hanyuma ugatanga ukavuga nyine na username yawe, byose ukabikora neza. Hanyuma ugategereza nyine, kuko uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe. Icyo ngicyo ukagikora uteganya yuko bashobora kugusubiza cyangwa ntibagusubize. Gusa batagusubije ubwo wakwihangana ugategereza migration ya 2 tutazi igihe izabera. Rero reka mbashimire, ariko mbasabe nimubike passphrase zanyu neza. Iyo utaye passphrase uba utaye Pi zawe zageze muri wallet. Iyo ubuze passphrase zawe uba ubuze umutungo wawe, uba ubuze ibyo wavunikiye igihe kirekire. Ibyo byose byageze muri wallet uba ubibuze. Abantu benshi muri iyi minsi ni ibyo bibazo bagiye bafite. Icya gatatu naretse kuvugaho ni icy'abagenda bagurisha Pi zabo ku bushake bwabo cyangwa se ku gipindi batewe, hanyuma bakazigurisha ubuceri bw'intica ntikize butari hejuru y'igihumbi, bagahita babugura ubushera cyangwa se ikigage bakabunywa bugashira, bagasigara bari aho ngaho. Abo ngabo bo bazicuza nyuma. Reka rero mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Niba ugeze kuri iyi chaîne yacu Umutahira TV ari ubwa mbere kandi ukaba utazi Pi network, nagira ngo wandike muri komanteri umbaze ibya Pi network. Niba ushaka gufungurirwa account ya Pi network, nshobora kugufasha gufungura account ya Pi network. Nibutsa abantu nabonye bafunguye account ya Pi network banyuze kuri video nakoze kuri iyi channel yacu Umutahira TV, ariko ntibamvugishe. Uyu munsi bakaba baracitse intege batakimayininga. Nibamvugishe mbafashe buzuze step yandi akurikira, hanyuma bongere bakomeze bamayininge kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma rero kora subscribe kuri account yacu Umutahira TV, hanyuma ukane no kukazogera, hanyuma kanda like kugira ngo natwe tubone inyungu yuko wakanze like, hanyuma ukoreshe utange n'igitekerezo kugira ngo dukomeze kuganira kuri Pi network. Reka rero mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.